munsi turi mu kagari ka Mbugangari tuje kubereka iyi nzu mureba nta mezi 10 ashize yubatswe. Muri make yubatswe muri uyu mwaka tuje kuyigurisha. Iyi mvuga igiciro ni ngombwa kahita ashaka kuyigurisha byihuse. Ngwino mu bambere turaganira bishoboka. Fasha rero dufashanye uze mu bambere wo dukurikirana ushaka tura ahantu heza ku giciro gike cyane. Nabereka igisenge cyayo mbere yuko twinjira mu nzu. Uyu muhanda ni hafi na kaburimbo muri metero 20. Numva ko kaburimbo ku gicumbi cy'inkuru nziza iri hafi cyane n'inzu. Stay tuned. Tugendane tubereka ubuso bw'imbere. Mu nzu hose na makaro, hejuru ni gypsum ni langete, hasi mu mbuga. Yes, iyi nzu ni nziza cyane. Ukigera mu mbuga yayo ifite parking space y'imodoka ebyiri kandi z'amajipe. Murabona hano hameze neza cyane. Amarangi yayo nta bikabyo, ushobora kuvugurura ku marangi uko ubishaka cyane. Murabona iyi nzu ifite amakaro atanyerera. Iyi nzu ifite plafond ya langete kandi ifite igikari cyiza cyane gifite igikoni cya kinyarwanda cyiza. Iyi nzu rero ifite ibyumba 4, salle de bain 2, kagira igikoni mu nzu kiri moderne. Turaza kubereka mu nzu muri salo kandi murabona ko ibyo twababwiye ari byo. Murabona mu gikari hose harasakaye, hameze neza cyane, nta mvura igeramo kandi hameze neza cyane. Tunyuze hano, iyi nzira irimo amatungo, yororewemo amatungo ariko harimo umwanya nawo munini cyane. Mbere yuko tubabwira ubuso n'igiciro, karibu tubereke muri salo nziza kandi imeze neza cyane. Iyi salo kuyikora byakunda uko ubishaka. Ushobora kuyihindura amarangi bitewe nuko ukunda ibintu byawe mu mabara atandukanye. Hejuru twashakaga kubereka ko ari langete kandi langete itajagaraye. Muduhamagare kuri za nimero zacu kugira ngo mutubone byihuse. Mwadusanga mu mujyi wa Gisenyi niho dukorera. Ikindi twababwira ni igiciro $60,000 kandi tukaba dufitemo ibiganiro. Muri make kubera ko dushaka amafaranga byihuse, mwihute mu bambere dushobora kugabanya. Ibihe byiza, turabakunda cyane.